Nitwa Nsabimana Feliciane mu mudugudu wa Gitara akagari ka Coko umurenge wa Cyahinda. Ikibazo mfite kuri umurenge wa Cyahinda yaraje ntangira isambu ntaraburanye bamwita mwami afatanyije na Karuhura barayitanga ntaraburanye kuko n'ubundi na mbere baranyishe. Uyu ni Nsabimana Felicien umuturage utuye mu mudugudu wa Gitara akagari ka Coko umurenge wa Cyahinda ahavuga karengane yagiriwe n'umurenge wabo wa Cyahinda. Haburanye Rudodo na Kankindi. Rudodo aratsindwa baje kurangiza urubanza nk'igihe batanze ibya Rudodo batanga ibya Nsabimana narazibye ndaceceka arangije kubitanga umuyobozi rero nyakubahwa ntangiye ibyanjye urandenganyije ningira aho mbaza nzabaza ariko ntuzagira ngo narakureze ahubwo gitifu yarambwiye ngo abadepite ntibahagije ngo kereka ngiye kwa perezida ku mutwe ndaceceka ngo nzasubira kugira ijambo mu murenge ariko atakiwuyobora ndashaka kuhava nyine kugira ngo mpunge kuko nubundi yanyica cyangwa akamfungisha sinzapfemo ubu ngubu ngiye no kuhava nge mu handi nibyanga n'abana nzabazana hano ku karere. Yewe rero ubuyobozi bubaye nk'ababyeyi kubera ko na meya bizi yababwiye ngo nibahere ku ifoto nzagenda abo badepite bayimpe naregeye cyangwa nzaje kwa perezida ngo nawe uburenganzira burahari buhagera. Ubuyobozi bwandenganura ntarapfa. Uyu muturage aravuga kubera kurenganywa n'ubuyobozi bw'uyu murenge bwamwambuye isambu ye byamugezeho ingaruka zo kuba kuri basigaye yirirwa mu nkiko aho kugira ikindi yikorera dore ko kuri we ngo yarasanzwe akorera urugo rwe ariko kuri ubu akaba asigaye acishuro kubera ko nta sambu yo guhinga agifite. Kuko no gupfa ngomba gupfa nzize ko mpindutse masikini ntanga ibyaje nkazange narazimaze nihaye n'ibiki byose. Kuri iki kibazo cy'uyu muturage uvuga ko ahohoterwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Cyahinda umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Habitegeko François avuga ko cyari cyagejejwe imbere y'abadepite kikaba cyarafatiwe ingamba zo gushyiraho itsinda ryo kujya kugikurikira aho kuri ubu ubuyobozi bw'aka karere butegereje imyanzuro y'iryo tsinda nyuma kikabona gushakirwa umuti. Umuturage witwa Felicien Nsabimana avuga ko ahohoterwa n'ubuyobozi bamutera n'ubwoba kibazo akaba yarakigejeje ku badepite ubwo basuraga akarere mu minsi ishize ariko nanjye yakingejejeho ibyo nibyo icyo kibazo koko twaracyakiriye ari abadepite ari nanjye naracyakiriye. Hari abaturage babiri baburanye uwitwa Rudodo n'undi witwa ngira ngo na Atanasia batsindanye umwe atsinze undi mu kujya kumuha ibyo yatsindiye bamuhamo n'isambu y'uyu Nsabimana. Icyo kibazo rero naragikurikiranye kiraho n'itsinda rigomba kugikurikirana noneho bakagenda bakurikira ahantu hataburana. Ntegereje report. Ikibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze bakunze guhotera abaturage kuko no mu minsi ishize hari abandi banyamabanga nshingwabikorwa mu mirenge itandukanye y'aka karere ka Nyaruguru irimo n'umurenge wa Kibeho begujwe kubera guhotera abaturage. Usibye kandi no muri aka karere iki kibazo cy'abayobozi bahohotera abaturage kikaba kiboneka hirya no hino no mu tundi turere dutandukanye dore ko no mu karere ka Gisagara mu minsi ishize hari abanyamabanga nshingwabikorwa n'abandi bakozi bo mu nzego z'ibanze begujwe aho umuntu akaba atabura kuvuga ko ubuyobozi bukwiye kwita kuri iki kibazo cy'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bahohotera abaturage ibintu bituma abaturage batakariza ubuyobozi icyizere. Aimable Uwizeyimana Radio Guka mu karere ka Nyaruguru.